utangiye kwitiranya ibintu kiri mushya mbabarira basi niye kazi ceceka nimba ndi kuvuga ujye ucece kubanza unyumva akazi tugiye ubwo k'ubuzamu nizere yuko hano utureba mfite na mukuru wanjye kumva ikintu hano akazi kawe uzaba ushinzwe ni ukuducungira umutekano wacu turi batatu nta nubwo dushaka umva n'agashishwa katugendaho ubwo ni ukujya ucunga izamu urumva ry'ibintu byose ndakibazo rwose kazi yote mimi nafanya none se ubundi ibi byanwa kuki utabyogosha iyi mandevu ni wacu tugira abantu benshi none ubwanwa bwinshi ntabwo babwogosha c'est la coutume ni muco y'iwacu uvuga ikinyarwanda ndabizi ko ukizi nyine ni muco y'iwacu umuco y'iwacu turagira abantu benshi nakibazo uva kumfunga ntabwo uri umujura Teresa ntabwo uri umujura oya ngewe ndabona umujura gutya koko so Christian ni ryari uzaba wanjye koko ni ryari uzaba wanjye nkitwa ukitwa wanjye oh my god ubukwe ni igihe kizagera umbwire ko nkunda koko ubu nzaba uwawe witwa wanjye wagira ko umuntu akisinzira umubiri sasa Christege ugiye kuzagira utanasinzira this is my future husband basi wagira ko umuntu akiryamira njyewe ndi mu bitotsi byawe nakubuje kuryama aho uryamye ndaharyamye nawe uranzonze akomana njye ibi ni Christian mu gitondo nimugoroba kuryama kurya Christian agiye kuzajya mbuza no gusinzira nujya umuvu ujya ubanza witse utuze mu gake gake kuronderamo ntiwaje reba nk'umusazaza hano akavuga ubyuka basi uje muri saro can you be my girlfriend wajyumva barakuvuga hashyi ubu niba ndi kukubwira ngo njyewe umusore ntabwo ngiye cyane ishara kwa kubora senge bintu ariko uri aho nawe muri reba hino barabifata ntabwo mwana ariko basi utanga amahoro mu nzu abantu baryame basi n'ibyaha ubona bwije uzajya utambuka ujya muri salo uramenyereye pe wowe ryama njyewe se urambuza kuvuga ngo ndaryama turi kumvugira hejuru ako se njye nakuvugishije nakuvugisha umva reka nkubwire tugire uko tugenda ahubwo tugire uko tugenda menya ibyawe menya izanjye
sibyo nago nkuryamyeho nta nubwo nakuje kuryama ni wowe gute ubundi ugomba kunegeka igihe ndyamera inzu ni yawe urayishyura oh dade ni sawa meze neza sho bite nese uziko numva muri kuvuga ntari kuri nzamukanga bimeze gutse si umukobwa wawe papa wayambujije kuryama none ako umuntu abuze undi kuryama ahubwo ni ibintu byoroshye cyane sibyo narababwiye ngo buri umwe afata icyumba cye undi afata icyumba cye yagiye se wamviriye mu cyumba wafashe icyawe none iki cyumba kari cyanjye ko bavuga ngo umukuru aharira umuto kuki utumva yuko wamparira kino cyumba ukajya kuryama muri kiriya sawa noneho kugira ngo nce amazimwe mugomba kuba muri kumwe kandi mugomba kumvikana rero njye nta kibazo kurarana nawe mubwiye ntabwo agomba kumbuza kuvuga ngo nceceka aryame nimba umuntu agiye mu buriri agiye kuryama uvuga ibiki ndregana nakwivugisha kwivugisha si umusazi akose dade nawe rero ugere kabwira ugomba kujya kuri side yanjye ubu ngubu nta kibazo sheri wanjye nta kibazo kandi utangiye kuvuga ngo nawe ngo ndavuga ngo oya mureke mbabwire rero murabona n'ubundi amasaha ntayiye ndabizi arababangamira pe ariko mwihangane sibyo bya byose y'akazi gahari umuntu aba agomba kugakora nibi byose dutunze nuko umuntu yagiye agira ibyo yigomwa ibitotsi ibindi bintu byose ariko ukabasha gukora akazi k'abandi neza muri iyi minsi rero wa muhungu boss wanjye ntabwo ahari kandi yadahari ni ngewe wasira responsibility mu mwanya wiwe kumvikana niyo mpamvu muri kubona ndi gutama amajoro rimwe na rimwe mukabona ntashye mu rukerera banagiye mu ntara mwagize gute so mujya mubyihanganira Nakaza papa turabizi ko wagiye kuduhahira kugira ngo tubeho neza so tugomba burya nimba turi kumwe hano turi batatu tugomba kuvugana tukaganira ukitagenda tukakivugana namwe ejo nimushaka ingo zanyu niko mugomba kubigenza umuntu mubanye mu nzu mugomba kuganira mu sangira buri kandi kose kivuga ku ngo amakuru ya Christi okay Christi araho kwa gatatu twaravuganye ambwira ngo arabakumbuye nikuvuga ngo arankumbuye no yavuze mu rusange mbikubwiye tutavuga ngo aradukumbuye wese yakuvuze yigeze avuga Nicole nose ari izina papa yavuze nyine ka nkumbuye we ikibazo kiri ariko yarambwiye ngo arankumbuye dadi si ibintu arankumbuye nyine sava aragukumbuye kandi ngo azagaruka kubasura papa rya nyine nava muri mission yagiyemo tuzabipanga urumva azatinda se no ntabwo ashobora gutinda ntabwo azatinze dadi najya kuzambwira ubigenze nyine mwakire neza urashyuha so nta kibazo dadi ujye umubwira reka rero njye kuryama sibyo ngaho namwe muryama sawa mva nibagiwe uriya muzamu sibyo mugomba kumufata neza mugomba kumuha icyo kunywa mugomba kumuha icyo kurya kamubwire dadi ibyo mirene navuze ndaza kubikubwira uriya muzamu ngiye ntabwo umushaka umuntu urugira umwanda ruranuka rurasa nabi none uyu nguyu aba ari rwikurura kandi do ngiye nakubwiye uno mukobwa afite ikibazo mu mutwe none se chance anuka hese ko karaba wowe imbuto nziza waburi kumwerera yabari none si imbuto ndayerera umuntu nanubwo yiyerera imbuto nziza ngende ndo kumwerera imbuto nziza umuntu nanubwo azi kwita nta kibazo dadi urebe none iriya misatsi yanjye nekereza ko harimo ayo zita gute nta kibazo ni inda nta kibazo ngewe mu nkorera ibyo ngibyo mbasabye ngewe ntabwo nzajya mwegera ubwira umukobwa wawe Nicole mbabarira ugenda mwitaho sibyo ese ubwo ari nka musaza wanyu yagiye kwaka ari nka musaza wanyu yagiye kwaka akazi ahandi hantu mukamufata gutya musaza wanjye ntiyaba umukozi wo mu rugo ntiyaba umuzamu god forbid ako dadi nawe ibyo ngewe mu nkorera ibyo ngibyo gusa nta kibazo sibyo ubundi wowe ngewe tuzashwana dadi sawa papa ndabikora ntari uba wigize umuntu w'umutima mwiza
yego yego none se maraye umuntu se wowe kugira umutima mubi bikumfashije iki bikumariye nzi icyo bimfashije wese kugira umutima mwiza bigufashije Sigoryi ntabwo kiba kivugemba nahere ntabwo ubuyumva Sigoryi ufite buri mu matwi ya cyangwa buri mu mutwe wawe Pardon nkuri ndago niwumve ninjya mvugana nawe ukoresha niba ukora kizi ibyo bintu bo wigira nkaho utazi ikirimi bashaka kubyumva ngewe ariko ndago niwumve ntabwo wimva n'ibiki byo ngibyo n'urunyarwanda uri kuvuga n'ibiki ufite buri munsi iyo ufata ukabwira umuntu nabi nta so n'uba ufite yesi ntabwo uzi kuvuga ikinyarwanda akoreka nkubaza ari njye n'uyu ninde waguha akazi iwe ntabwo uzi kuvuga ikinyarwanda ari njye n'uyu ninde waguha akazi ngewe ni kuvuye ni wowe none se wowe ushinzwe kumbwira uko mbwira umukozi kandi haba niba waramuhaye akazi ni ngombwa ujye wirirwa kumubwira nawe none se si ikigoryi hari hantu gisa n'ikigoryi he umujyana kuri toilette umuherekeza uramwoza kurya umwita ikigoryi ndeba hano nagura ikigoryi ako nikusabe ndi kukubaza nagura ikigoryi yewe ndago nikigoryi okay fata merezi nikusabiye imbabazi sohoka nagura ikigoryi nagasohoka ubwo niba yarakaguha niko ndakuba nagasohoka nyine nagasohoka kuba waramuhaye akazi se bivuze ko ari uramuhemba amafaranga wese ni wamuhemba we ni wamuhemba se we ni wamuhemba we ni wamuhemba twubahane ntazakubahuka twubahane ariko ruremo yego uyu nguyu niba ubu njye nawe tugiye guhangana kubera ino mbobo kino kintu kimeze gutya ushaka turahangana wow ako sigaye uzi no kuvuga uzi kuvuga pe wari uzi ko ndikiragirira buryo uzajya ufata umuntu ungana gutya ukamugaraguza hagati uko ushaka kose usigaye umuha n'ibiryo ibi ngibi ujyana kuri toilette usigaye umuhura kumutuka ibi wowe bujyana kuri toilette wanyu ariko ngewe nimusabiye imbabazi siba uzamwihorera wowe uravuga wowe ugiye garukana turaba tukiri kuvuga ukagenda urabyimbye iminsi ibiri umaze hano urabyimbye urumva wakuze genda vuga wowe ukagenda ari njye nari ninde boss baba yako none si papa wanyu arania amafaranga ninde waguha akazi nakubwiye hagarara nimba ndi kuvugana nawe jya undeba mu maso ariko ako kazi wamuhaye we nako muri minisiteri please nakubwiye ngo ninde boss wawe niwe ibyo rero byandike mu mutwe hano uyu mutinya ntago ari we ni papa uyu ntago ari boss wawe ni papa aniko washaka kuduhangare kubera n'umukozi nakubwiye no bishaka turahangana okay kuko ntago urabintu ukoze umuntu wowe urimo uratuma njye n'umuvandimwe wanjye dushwana ungana gutya ngo wiruguru kumugaraguza agati ngo kubera ngo ari zamu nta kintu wakoze urano atari kureba ukuntu ari kuvuga yewe none se bagira ngo avuga ati akuvugisha arakubaha utamwubashye you know what ibyanyu ntabwo bindeba I don't care ikintu kinzanye hano ndago bizongera sibi nima ndi kuvuga gicaci kubanza inyuma kintu bureba umuntu wayigira ngo kuntangana ariko uyu mukobwa bakuntumye hari wakuntumye ahubwo wowe usigaye ufite ikibazo mu mutwe usigaye ufite ikihe kibazo man ikintu nashaka kubwira nshaka yuko mu kazi kawe wari ufite hano ko kurinda hano hiyongeremo gufura ukubura ino mbuga kumva no koza ariya amatoilette yose turumvikana ariko nezera ko mwende nagaro ndi kuvugisha turumvikana papa wawe turumvikana papa wawe yakibyemera akanishura amafaranga menshi uvuze ndakibazo nabemeye madam bajye bakomeza bakoshi yakomeza koshi
turishimye akira ujye wihangana niko tumutunze nta kundi. Merci madame. Allô? Mumeze mute se aho ngaho ku kazi? Ya nanjye ndaho meze neza. Ya sasa there is some emergency. Hari company twagomba kwishyura $50,000,000. Sasa nagira ngo unkorere iyo service batwohereze facture noneho mu iskane uyinyoreze kuri email mbaze nyikorere inyigo banze nyirebeho kwanza. Okay? Ubinkorere vuba na bwangu ndabikeneye cyane. Preza? Sasa madame hii nani irakeneye mazi naishiramo hano ino indabo urabona ifite nuzi irawumutse Shema amazi se muri ijoro. Ijoro se arikibazo se turabona hano Urabikora mu gitondo. Ahubwo Preza nari nshaka gutuma ku muhanda uje kunzanira amagi yashize kandi papa mu gitondo arazinduka turanze kumukorera umureti. Ndakibazo ni ngende nikuzanira ya yose se yose nta kibazo. Cyangwa uzane makeya kugira ngo bataza kuduhenda ejo tuzagurana babandi baje batuzanira. Ndakibazo. Ugure makeya turi bukoresha mu gitondo gusa. Reka nisimbuke na izana. Siko mbona udatuje. Preza? Ndi kubona udatuje. Oya ndakibazo nuko nabonye iriya maflere ikeneye amazi mundu ikintu mwamuganira. We naguze umwanya wawe. Wowe ugendaho. Ugendaho usura umuhanda. Naguze umwanya wawe. Mukubako iko na nituma mayai. None se basi ngenda kano kumutuma. Gwagiye sije baba gutumiye we nagumase umwanya wasohotse. Wambe ngo umukozi wawe ngo nta muntu wemeye kumuvugaho. Ko rugenda n'ibishati. Urugabo rugenda rukenyeye ibishati. Wagyumbabare wakabye wagyumbabarira ko. Buriya ubona uri kwihesha ishema. Ishema uri kwihesha. Umutuma amasanga. Ishema wowe uri kwihesha ni irihe? Ibintu usanze turi kugana bidasanzwe se nibi. Ahubwo se ubu ugomba kuganira nawe uri kuri level ye. Ndeka basi nibiti bashishije nyuba. Nyine ndeka kumutuma. Rorera. Mugaro rugeyo muri iri joro wajyayo. Ese ndi umukozi wanyu. Hama umukozi wanyu reka mutume rero. Sibyo? Umpamaho. Nubundi narimbizi kutareka kumuvugira wowe. Ngaho komeza umuvugire ma. Ufite iki kibazo watewe n'abahe badayimoni ko. Wagiye wiyoroshye ko ari isi tuyi. Ngaho noroshye ma. Tugende se tujye ngiye nazanye nawe. Sinoroshera. Ngaho hama. Ngaho tega umugongo ujye guheka. Ngaho hama homa. Amaho unamurindire urikumva anagaruke aze munongere mwicare mugane uko ndabona uba wenjoying. Kwaganira se ho bigutwaye ufite ikihe kibazo. Komeza wenjoying. Ariko ahubwo niwe baroze. Nicole ntubureka mubaze kuki ushaka gusebya umuryango ubu nta nubwo ugirira impuhwe papa koko
n'icyubahiro cyiwe n'uwamukubona koko. Papa se namukoze iki nakoze iki? Ariko mama Habaye uburi umuntu wowe ubwawe wo kwicara ukaganira n'umuzamu amasaha 2 ariko nta kintu maganira n'umuzamu kidasanzwe. Ariko ngerega ibyo muganira ntabwo ushaka kubimenya nubwo bindeba umva manene n'ahantu mpuriye nabo. Ikibazo ufite nuko muvugana n'umuzamu. Ikibazo ahubwo nuko uhagararana nawe ntabwo agakwiye kubuhagararana kuko reva ariho na reva uriho n'ibintu bitanakwiye guhurira ahantu. Ese uriya muzamu ari hano ari gusabiriza cyangwa ari mu kazi? None se ko wakamenye ko ari mu kazi yaje hano kuganira? None se nimba ari mu kazi nyine ari mu kazi akazi arimo wibuka ko kagufite n'inyungu nawe mu kazi bamuhaye bize bamuhama akazi ko kukuganiriza. Niba ufite irungu nta nshuti ugira hariya si hari TV ntabwo ushaka kuza ngiye nawe tukaganira ariko udusebye wumve nyine ko ufate nyine ugende wicara uganire n'umuzamusha. Ariko shaka ujye wibuka ko uri umuntu, ujye wibuka ko hariya uramuzamari ushobora kuhajya akaza hano. Umva rero kakubwire Nicole umva nkubwire n'undi munsi n'ikindi gihe ntazakubahuka ntukamfate ngo ugeranye n'ibintu by'amafuti ngo ugeranye n'umuzamu. Ahubwo wowe mu bintu uzajya ujya kumbwira ujye umenya n'amagambo mbwira. Wow. Ujye wibuka ko ndi mukuru wawe. Noneho umenye kuvuga ako se wabiyoberwa n'iki ubundi namenye uriya muzamu akwirirwa kubwira akoreka ngo nkawe tekereza nk'umungu sibyo uhagaranye hariya muri kuvugana noneho Christian arinjiye aragusanganye nawe ubwo uzireva itatubonaho niba yatubonaga hano yitimanuka nk'ubutumye mbura umugabo. Niko uzashaka Christian rero niba ari umuntu wumva nkawe wumva nabi nkawe umva azakureka kubera umuzamu ariko Christian niba ari umuntu ugira umutima utari uwawe nk'uwo w'umukara ntabwo yakwangira ntabwo yakwangira kubera ko mvuze umuzamu ngiye tuvukana umuzamu wanjye umuzamu muziziki agutwaye ni ukuvuga ngo kubera umuzamu murumuna wawe muvukana mwonsi ibere rimwe. Ngize umutima w'umukara kubera umuzamu nyine kubera umuzamu mwambuye ko ari umuntu niba se ari umuntu erega ushobora no kumubwira ati jya kora ibi nagari ngo ubwo wicarane ugira ibiganiro nawe none ugiye kumbwira uburyo ngiye biriya bintu buri wone iki niba atari byo mba ndi kumubwira ibiki ubimubwira amasaha 5 wowe ntabwo nagusize hariya hasi ntabwo nagiye ngagusangayo. Okay nakaye kazi kawe nishe nakazi wishe hama ntabwo rero ntabwo ngiye ngushakana none n'umuzamu. Noneho rero ntabwo nzareka kuvugana n'umuzamu mu gihe akiri mu nkubwire rero Nicole ngenda kuba ari umuzamu ni umuntu we nushaka ujye amaraso nk'ayawe ujye mugenda nawe wicane nawe muri iriya nzu yiwe ntabwo mushakaye ku muhanda nk'ubwo ngubwo njyewe nka Christian aje akabasanga nazi ngo turavukana agasanga wicanye n'umuzamu wogirana ibiganiro n'umuzamu ubwo niya n'ubwana cye wagira ngo yaje gucungura abantu bwa kabiri adabacungura n'atazacungura naga azacungura n'umuryango naga ari ufite amafaranga naga ari utuyoboye umana Yesu wawe rero ngiye wundeke ndetse wavuze kandi ndekera umuzamu wanjye twiganirire nta n'ikibazo ngiye uriya muzamu natuniye gukurogenga gwe ngumwe kuko reka nkubwire kuvura muzamu yaza hano kamubwene ko warahindutse mbere nta nubwo wajyaga unavuga wahora gucecetse usigaye uri sandi ndavuga nawe ukavuga kandi mbere mwajyaga muvuga ngo chance aravuga ahubwo wowe ndakubaha nkakubaha uri na murumuna wanjye sinabyiteho ko nansuzugura ariko wowe ntago ubibona ntago mbibona nabibona guteze dusigaye dusubirana uravuga nkavuga ubu ngubu rero ntuzongere nibazongeye kuvuga ngo uritonde iki kuko uriya muzamu afite ibintu agenda ubundi tunagenda gucengeza niyo mpamvu ndi kuko waretse gusabye umuryango ariko uriya muzamu mufike dupfa yuko wowe nawe mwicarana mukaganira gute ubundi we wicara wogirana ibihe biganiro n'umuzamu none se bigutwaye ko birakinwaye jya uza tuganire njye nawe turi kuri rev imwe turi abana ba hano uba wankundiye se uba wankundiye uba uri muri telefone uri kuri nose we nta nshuti ugira ntabwo ushaka guhamagara inshuti mfite rero ni umuzamu kumbe ni n'inshuti yawe uri no kubyemera kandi reka mbwira ko ibi ndabibwira dadi ndamubwira mwirukane kandi uranzi ninshyiramo umunyu aragenda dadi sagira umutima mubi wawe ngira umutima mubi none usigaye ufite umutima mubi kuva uriya muzamu yaza warampindutse reka njye nawe duhangane kuri uriya muzamu si byo ntabwo uhangane nawe kuguma hano nanjye mpangane nawe kugenda turebe uzatuma ntabwo nenda guhangana nawe
uko byagenda kose ndakuruta really ntabwo ubukuru bwawe buzatuma aguma hano nanjye ubuto bwanjye buzatuma agenda niko nzongeye kubona none uri kuvugana nawe babureka ndabibwira na papa kwanza ibintu maze kubatumana telefone yawe nuko ngikuyoza ku muriro tu uziko gwera mutana gwenye caginga yerega urayifasha gabuza konekise kwicaginga nje fati yawe hago ugiye muri gushonda ubwo sinzi abantu gwanyite kanje ntabwo mbizi ariko ntujya bibeshya n'uri kugenda ukabona n'igicucu cyawe ukabona kiri kukurwanya kuko buri muntu wese mufitanye amakimbirane reka mubwira ahubwo nge nuko mbona ndi kuvuga ukuri ahubwo nyine Nicole afite ikibazo cy'ukuntu sinzi ukuntu atekereza ntabwo tujya dutekereza ibintu bibi iyo ugiye kubeshyira didimanga so mushaka kubeshyira ndende kudidimanga nawe uramufata twarakumenye iyo uri kubeshya uratangira ni reka nkubwire dadi si mwifatanyije mukandwanya okay Mas tubyibore ntabwo turi kukuva kandi muri kumvanye mwese ngo ndadidimanga tuganire bisanzwe ngenda didimanga umukobwa n'umwana oya rwose winyinya nanone ako kare papa uzi ko chance yakunze boss wawe nta kiryama nta gisinzira nta gituma mpumeka kumukunda sicyo kibazo ahubwo ikibazo ni ukumenya ese bosi we azamukunda aho niho hari ikibazo ngiye nta kibazo mbifite sibyo kuba rwose bosi yaza muri runo rugo agashakamo umukobwa akajya gute byanshimisha cyane kuko urumva ko yaba nagiye ahantu nizeye sibyo yaba nagiye ahantu nizeye mvuga nti nta kibazo umutekano urukundo ubukire nk'ubwo mwirirwa mwirukangaho mutavunikiye reka mbyongereho mutavunikiye dadi ngende umukozi ari umukozi wahe wowe nyine okay nuko narabona akazi ariko ngiye urandimo umukozi ukorera he sema buretse wese ukorera buretse hari ahantu bashaka umuntu uzajya ukora muri stock akabara imifuka akabara ibyinjiye akabara n'ibyasohotse haba hari imifuka batapanze neza akayipanga neza ngiye nkayipanga imifuka papa uziko utagira mu mukobwa wawe ntago umuzi ariko sha uyu wese wagiuka agakora ye nagakora ariko bagiye we marayika we ratadate ibyo byibare nyine Christian nundi ko nashira afite nyine nakuntu wamuzana we no ngewe mbumuranga mbe na sebukwe ntabyo bintu bishoboka nyine we muri inshuti kuba turi inshuti cyangwa nyine we n'umwamwicaranye ujye umubwira nyine kunda umwana mwiza n'umukobwa mwiza oya ibyo nta muntu ubibwira undi ahubwo igikorwa ni iki wowe ubwawe ni ugomba kwigaragariza ko uri umuntu mwiza ngiye nyine ndabizi ko ndi umuntu mwiza ahubwo wowe nise nzamwigaragaza hari undi muntu arakubwira ko uri umuntu mwiza hama papa aje kubwira umuhungu ngo nagukunda nganayibaza ndamubwira ngaho umva uko wowe igaragaze nuko wumva nabi ariko ibyo ndi kumubwira nibyo dadirata umva nkubwire umva nanjye umva nkubwire urukundo ntirubaho habaho ibimenyetso by'urukundo none rero garagaza ibyo bimenyetso by'uko wamukunze nimba nawe rero azagukunda ahita abibona yanjye ndabizi ariko azankunda yego tureke ibyo by'inkundo zamu bimeze gute zamu bimeze gutakora akazi neza cyangwa nawe n'inzereze nka wundi wa mbere mubwire ngiye dadi nakubeshya uriya muntu nganijya mu mutwe none umva rurasa nabi ruranuka ngiye nakubeshya ngiye numva ahubwo yanakataye kuko ndabona icyamuzanye ntabwo umva uko cyaje niko kikimeze okay mumbwira zana ngewe kare uyu niwe nshuti ye birirwa baganira genda umuhamagare uzi yuko Nicole afata amasaha abiri ari kuganira nawe ibaza ariko nawe ukuntu aba adusebye kuganira n'umuntu nta gisebo kirimo nta n'ikimwaro kirimo na zamu uzi ukuntu ariko rusa nawe ni umuntu
ntujya mu nzu ukaryama agasigara hanze akurinze. Siko kazi ke. None kuba kurinda kumuvugisha byaba ari ikibazo. Njye ntabwo namuta umwanya. Umbwira se. Njye nawe ni gutya na gutya. Nyamara njye wanyumva. Nyamara njye uransebye. Chance uransebye. Ikibazo si icyo ibintu bijya mu bindi. We uvuganira ubundi. Jambo bite? Jambo papa. Jambo. Umeze ute? Nimeze neza. Reka narwo rugiye kwicara. Wicara. Njye nakubwiye ahantu mba ndi. Wenda wicara ku intebe ariko waraziguze. Urana ukuntu urana izi ntebe ushaka kwicaraho. Chance. Pardon. Zam. Umaze kumenyera se? Ndiyo kumenyera. Vuga ikinyarwanda. Okay. So, arya ntabwo twaganiriye neza mumubwire ubundi ukomoka he? Ngewe normalement ngewe nikomoka muri Congo ariko babe bange baba Burengerazuba fazga kule Kisenyi. Ndi. Sasa ni Goma na Ghana yabaga. Ni Goma au ni Bukavu? Goma. Ndi. Quartier gani? Ni Katindo karibu ya soko. Ndi. Okay. Sasa kazi se bimeze gute? Kazi ndakibazo ni kumenyera. Iko kuva wagera hano nturakura mu ngofero. Kungu byuzi ugenda kwimesa wayikuye muyikuremo kabisa. Kuramo ariko toa nani usapo. Mu bikore ngewe nifite kibazo mu mutwe. Uziko ndade nabikubwiye. Uyu muntu afite ikibazo ngo ibaza ariko boss wabwira ngo kuramo ingofero. Ariko yine niko nasema. Siba? Ngewe nifite cicatrice nagize accident ngiri mutoye. Ibyo se twabikubashije. Saka mami silivale chapeau mina lumi. Ndi. Tangwa ni madawa yako. Hakuna papa. C'est la vérité. Sikona ma esprit hapo umuntu wa hiyo chapeau. Hapana. Sie kwetu tuko ba Kristo atuendake mwaile mapepo. Kweli. Sinzi ariko urabona ukuntu ntabwo twifashije cyane biri hejuru ariko nawe akakwiye kugira isuku ukagira ubwo bwaruka bwogosha ukabugabanya wenda ntubumareho bwose akimi unapunguza tu kidogo sivyo? Ndiyo bosi make mu premier frais ya nani salaire nitaenda fanya manani. Nge ntabwo bizarindira ko nguhembe yenza guhaya ku giti cyanjye nguheze amafaranga ugenda ugire no mu mutwe turebe izo cicatrice turebe ko umuntu azandira zishaka n'umuti akazivura zigakira zirakira. Ndakibazo bose wane no muje kumuvura umuntu nkana none se aje kwivuza hano kaje mu ariko wacecetse we nakuvugishije ni bikira. Sasa chance genda gakeya ubambise nta kwega. Dadi reka nkubwire yaje hano gukora najye mu kazi kiwe hano se yaje kwivuza. Sikia sasa wowe utarishe muri semene nzaguheza amafaranga ugende wapunguza idevu sivyo? Ndi tunarebeska ndafashwe pe bindangiriyeho mana ntabara rwose.